ngo warampaye koko. Musubize nyine. Naraguhaye koko. Warampaye. Last Friday nawe yarampaye. Nawe yaramutaye. Yarambaye. Urandi makuru mwana. Meze neza bite session wanje iminsi myinshi. Long time nakoresha naka video wanga kunsubiza ko duwigize ibiki. Sherina nuri yamayagura unzi nkiri hasi. Ubu naruri ibiciro ubu ngubu ntago bibakera abantu bake. Umuntu ukiri hasi umwiryaho. Ndavuga ati nzaza mvome. Mbere makuru ya Dumba reka mena umuceri. Dumba. Mushire hanze. Mena umuceri navuge su. Ako kanya. Dumba ni wa muntu uvama amazi akahita guta mu bigori. Amera nka yandi. Nka ndirimbo ya papa cyangwa. Mu bigori. Ubwo wampaye kuvuga ngo iyo amaze kuvoma amazi ahita guta yahuzu nta kindi mwongera kuvugana. ubu mayiri cyane kandi cyakuvoma akavomana n'ingunguru ntacyo yashaka kigendera nta birenze. Ngaho ubu cyakoze dureka nkubwiza ukuri bishyize ku rundi rwego kubera kera hari umukobwa twigeze kuganira ukuntu yakundaga nyine Kiss Brown narambwira ngo aramutse ngo amusabye ngo nibipibi kuri stage yabimu yego namwumva ngo uyu nawe yaguhera kuri stage. Ase Kevin aracyari nanjye ni kuri stage kabisa avuga za rucinga ryaye ngo ngenza yemere kuri stage ngo yanamutamoda urashaka kumpa ibintu kuri stage. Ndashaka kubigwera kuri stage. Majyumba barira koko wowe yite gutete ubu urashaka ibipipi byo kuri stage. ubwo yabasha kubikora ngo tuzi nidupfa ahantu tuzajya tugomba gukora kugira ngo twishimishe ngo bizamugwa nabi mvuye mukobwa nawe ako himba nkubaze ikibazo uyu mukunzi urabona umufite. Erega Hirwa yahisemo Hirwa yaravuze ngo azangwa inyuma. Nkuciye intege nta kintu ufite. Akosema nanjye ko wakuze na ushaka ibipipi byo kuri stage koko ngo uheruke uri umwana mwiza. Ibipipi byo kuri stage mugani nanone kuri stage ko numva bineye ubwoba ngiwe. Kongo uheruke uri umwana mwiza su Ujewe se ndumwana mwiza n'ubundi. Ngwero ukuri umwana mwiza ariko ubu ngubu uri murankate ibyana uri murabinyaka urashaka kunsubirana. Reka ntabwo ndi kumena umuceri ngo ufite umugabo. Endesi nta mugabo mfite. Nyamwereka ariko umva kenshi nkubwire muri kenshi abakobwa bose byamanye nabo. Nimba ari ikiremba tuzabyikorera ariko ubu ngubu waba uri ikiremba ukababara ngo uri ikiremba. Ibikorwa bisigaye ari biresidiyeri bisigaye byitira intoki. Ninjye ndi ikiremba Hirwa urasetsa nanjye intoki zanjye. Abakobwa basigaye abaresidiyeri basigaye bishyira intoki. Njye niyo naba ni ikiremba ndazi intoki zanjye ziranakomeye kurushiza abakobwa lokalem. Nako duwajyumba barira koko. Nta kintu dukanga dushaka uburyo bwose. All the way. Kevin. Yatiye. Ndabona ari busy. Hirwa.
Ugasigaye afite ubwiza n'ahantu asigaye aba. Ariko ukavamo papa w'umwana mwiza. Ariko umugabo wo mu rugo wapi? wari uri gutega akagare pe. Ubwo kari ngombwa. Intoki zaracitse. Wallahi menya sinzi nzamura emega kuba ashobora kuba yakoze akazi yaraje mega kuba sema amategeko ya hano tubanze turebe kwegereza kukumanura mami wacu twari twakubuze nanjye nari imanutse nari twakazazimana akarikese musuti wacu koto akarikese Nese Masenge. Masenge. karame muye Utari kunyarukira kuri WhatsApp ngo dushyire muri group. ndaje kubashyiraho humura kuko kandi twaje kuzamura Abantu bakubanye benshi. urugo rwa skin ko rwa skin shaka akazina keza man kajyanye nawe Bagashaka ko naka business. Nadine se wagiye Nadi Yasezeye. skin with melody nawe ntacyo ubaye Nakoze nawe ntakibaye dumba we. Nawe ntakibaye urasa neza urakeye. njye baranze Uri byamamare. hagiye kuza abakobwa beza mwambare neza abakobwa beza cyane abangaba bakambara neza ndabereka amafaranga ntabwo nshaka ko umusebya mwambare neza mwitera amaparufe